Inshuti bakunzi badukunda twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze muraba agaciro kuri twebwe cyane cyane aho wakoze subscribe ukarayikinga ugasharinga kandi niba unyurwa n'ibiganiro byacu please ugomba kujya ukora like kandi niba ufite n'ikibazo runaka ukagishyira muri comment ubundi tukazakivugaho ubutaha. Mwari mwanyandikiye rero munsaba yuko hari kimwe mu biganiro twabagezaho mbatumirira umutumirwa kugira ngo abe yaza akibaganirize mubashe kuba mwasobanukirwa. Uwo mutumirwa rero nta wundi reka muhe ikaze hanyuma abasuhuze ndetse anakomeze ababwira ibyo bateguriye tubane mu kiganiro. Ni karibu Rusekera Juma. Murakoze cyane Kamiri TV show n'abakunzi bacu abareba batukurikira ku kiganiro cyacu kuri televiziyo yacu. Comments zanyu mukomeje mwibaza ati bibaho uburozi bw'ibihuhirano cyangwa se umuntu akahuha imyotsi ikakugeraho utamwegeye. Yego birahari nibyo nzibizi nabizanye hano kugira ngo mbibereke mubimenye ko ibihuhirano umuntu mutari kumwe ashobora kukuroga. Igihe ariko abanza kumenya amazina yawe ko witwa n'ababyeyi bawe agakuroga. Nibyo nzanye hano kubibereka ko babigenza barozi akaroga umuntu mutari kumwe, ugasanga umuntu arapfuye urupfu rutunguranye, akoze impanuka, ahuranye n'ikindi kibazo mukumva ngo kanaka ngo ntabwo yari arwaye ariko mu kanya gato ngo arapfuye. Naje kuberekana uburozi kuba bukora ariko ubu muti ntabwo nshobora kubibabwira, narabibabwiye kuva kare. Ibintu by'ubugome ntabwo njya mbyerekana abantu kugira ngo mumenye iyi miti ariko irahari. Muri makeya ngiye kubibereka ko bacukura, ko mubona ncukura iki kigori. Iki ni ikigori nkuyeho ziriya ntuza zaryo, ubu ni ikinuza cyo hagati cya kindi murakibona mukitegereze. Iki ni ikigori ikigori ni inkono y'imbindi. Imbindi zirimo ibintu bahuhiramo birimo amoko abiri, inkono y'itabi n'iki kigori baragikoresha. Umuntu adashoboye kureba ya nkono y'itabi, inkono y'itabi ifitemo ikibazo. Umuti ushira hahandi mu nkono y'itabi iyo ugiye guhuha gutya ukurura umwotsi ukakujyamo kw'iyo miti, kubera ko imiti ashira hariya ni imiti akoresha y'ubugome, ishobora kukujyamo nawe ikakuzanira imikasiro. Niyo mpamvu mbazaniye ubundi bakoresha amoko abiri, kuhuhira muri iki no kuhuhira mu nkono y'itabi. Hano aracukura kwa kundi ndimo kubibereka gutya, ucukura hano agafata umuti w'ibyasi nk'uyu nguyu awuvugusa awusekuye neza, akawufata akawushiramo ahangaha gutya. Umuti mubi w'ubugome awubandikamo ahangaha. Agiye gukorera nabi umuntu nabi, babandi ngo arapfuye, ngo imodoka agize impanuka, umuti bawushiramo ahangaha nk'iki kigori. Ubu ngubu warangije kubikora ariko umekinga sure uyu muti ntunyuremo kunyura kucamo ahangaha hasi, ugasigamo akenge agiye gukoresha guhuha. Ubu muti ugiyemo, umuti umaze kujyamo, ubu iki ngiki umuti amaze kuwukora nyine umurozi agiye kuroga. Cyangwa se warahemukiye umuntu akabura ko yabigenza, yajya ku muvuzi, umuvuzi akamuhereza umuti akamubwira ati uwo muntu ugenda umuhuhire uyu muti, ubigenze gutya na gutya nawe azahurane n'ibibazo. Karakora ukuntu bakahuha, uhuha gutya akavuga amazina yawe, ngo ati kanaka mwene wa kanaka, akavuga ababyeyi bawe, ndakuhemukiye, ndashaka ugira impanuka, amafaranga yawe ayoyoke. Niba katuvuge uri umucuruzi, niba ufite imodoka, hari ibintu bimwe bikunda kuzaho ugasanga bibayeho bitunguranye, cyane cyane nk'izo mpanuka.
imodoka ishobora gukora impanuka umuntu hagafamo umuntu umwe wa wundi yavuze amazina ye n'ababyeyi be abavugira ahangaha akabihuha ati kanaka warampemukiye ndashaka igende gutya nabo ukabikora akabihuha gutya ako kanya ahantu hose uri niba uri mu modoka iyi modoka ishobora gukora impanuka noneho bagakoresha n'inkono y'itabi inkono y'itabi yo bashira umuti bakawushyira hari imbere agacana umuriro guhuhisha iki kinuza cy'ikigori ni cyiza cyane kubera ko cyo nta mwusi ntabwo gikunda umwusi ariko iri inkono y'itabi yo ashiraho umwusi hariya harimo ukwirinda wirinda wa mwusi kukwingira iyo urimo guhuha wuhira uyu muntu kubera ko byasashiramo hariya ni ibyasi bibi bifite ubugome iyo bikwingiye nawe bikuzanaho ingaruka kuri wewe kubera ni ibyasi by'ubikora ubugome gusa noneho aho ngaho murakasobanukiwe gake gake umukoba yongera kuvuga ngo umuntu ashobora kuba ari kure akakuroga yego bakoresha ibi bintu nibyo bakoresha agashiramo hano umuti w'ubugome akamenya amazina yawe niba uri muri Amerika umuntu ashobora kukuhuhira hano ukagira ikibazo tubona impanuka cyangwa se ugapfa inkono y'itabi hari undi muti bakoresha umuntu ashobora gucunga mwene wanyu yapfuye akagenda akashaka itaka cya gitaka kiri ku mwene wanyu kumva ya mwene wanyu kubera ko mwene wanyu wa wundi yarapfuye arakuzi wa muzimu ubukuzi muraziranye n'uwo mu muryango azana ryataka itaka yarizanye agenda handi kumva agakuraho itaka akavuga ati ngwino tugende unkorera akazi umuntu yarampemukiye noneho akarizana akarishira mu iyi miti ahangaha wa mwene wanyu yapfuye yamuhamagaye akaza umenye ko wa muzimu nta bwenge ugira uwo muzimu cyo bawubwiye n'icyo ukora wa muzimu urakumenya ni muri Amerika kugerayo ngo ati kanaka kubera ko uwo muzimu umuntu yapfuye ni mwene wanyu muraziranye umva ibintu byose ni mu rugo byo bavuga umuzimu bushobora uragenda direct mpaka ahandi muri Amerika cyangwa mu Bubiligi uhita ugusekura aho kanya kenshi ushobora kurota ubona mwene wanyu yapfuye aje kugutwara agagufata ku kaboko akujyana iyo wumvise iyo umaze kumenya ko urimo kurota mwene wanyu yapfuye arimo kugufata afite ahantu akujyana cyangwa se akujyana ahantu hariho ibyobo aho ngaho uhita umenya ko rwose ni uburozi ugiye gupfa ni ukwirwanaho hari umuti mfite witwa muzayo umuti ntabwo ndakora hari umuti witwa muzayo uwo muzayo bisobanuye iki ni umuti usubizayo ikintu cyose cy'uburozi bakuherereje mu kirere iyo kihuranye n'uwo muti ufite mu rugo cyangwa se mu muryango mu rugi urawutega hejuru gutya mu muryango cyangwa se ukawufata ukawushyira mu safuriya ukawuteka ukawunywa ugakwingira mu mubiri cyangwa se ukawushyira ahantu hose ku pantaro igihe bakuherereje ibintu nk'ibyo by'ibihuha bisubirayo iyo bakuherereje uburozi bumeze ariko udafite ikintu cyose ku mubiri uyu muti uragufata ugakukubita cyo cyaza kikagufata nabasobanuriye gakeya aho ngaho ngo ati aba barozi iyo bakoresheje hari cya kindi cyitwa inkono y'itabi inkono y'itabi nacyo baragikoresha system ni kimwe nk'iki ngiki kuba gikoresha kino gikoreshwa n'abantu bo mu mujyi abantu bo mu mujyi nibo bakoresha iyi system abantu bo mu biturage bo bakoresha inkono y'itabi kuhuhira umuntu cyashaka kube nicyo kiba niba avuze ati ndashaka uwo muntu imanuka agira imanuka yego uyitugira imanuka ako kanya yatangiye kubikora arabikora ntabwo aba yicaye abishobora kubikorera iminsi 7 cyangwa ibyumweru 2 buriya umurozi we ntabwo ajya
asinzira cyangwa se we ntabwo ajya avuga agira ubunebwe bwo kuvuga ngo ntabwo agiye gukora umuti. Wet season ubundi bini bintu bituruka hehe? Uwo mukobo yaratubajije kubera iki? Kenshi cyane bini bintu gakeya akavidiyo mugiye kukabona ibintu by'uburozi bitangira gute, byatangiriye he kugira ngo abirabura muri Afrika bamenye uburozi. Cyane cyane ahantu byatangiriye ku bantu bakuru. Abantu bakuru yurengeje imyaka 65 kuzamuka, hari ihohoterwa ry'abana bato. Abana batoya bahohotera abantu bakuru bava ku myaka 65 kuzamuka. Cyane cyane ngiye kubahereza urugero, abakecuru bakunda kugira ututungo twabo, ihene n'ibiki byose. Bana basore bakorera mu mujyi baza kwiba izo hene. Ikindi cya kabiri, bakunda kuhohotera aba bakecuru babakubita. Ibyo biruzuye hano muri Afrika. Iriyo hohoterwa ry'abantu bakuru babakorera aba bana batoya bari mu myaka 25 30 aho ngaho, kuva kuri 40 kumanuka, bakunda kuhohotera abantu bakuru bakuze. Abantu bakuze bo babuze kuntu babigenza, batangira kumenya. Mugiye kubona akavideyo gatoya ihohoterwa riba muri Afrika, ukuntu bahohotera abantu babakuru babakubita babakorera nabi. Tugiye gakeya na hano mu Rwanda birahari. Abasore bajya mbanuka iyo Nyarufunzo, nanjye niho ntuye, bakagenda ku mahene, ihene z'abakecuru. Abakecuru babyuka bajya kuragira ihene zabo. Abasore bana babusha amaburusheti, habo bubari baragenda bakiba iyo hene. Ihene yajya kureba ihene yakabarayibuza, ntabwo ashobora kujya kuri polisi. Ni umukecuru mwagiye kuvuga ihene ye bayitwaye. Aba bakecuru kenshi cyane ukutwara imitungo yabo no gukubitwa niho byatangiriye. Umuntu akavuga ati ndirwanaho gute, bahita bamenya ibi bintu, bahita bamenya uburozi. Kenshi bini bintu bikorwa n'abantu barengeje imyaka 65. Mu myaka 65 kenshi umuntu ugira ubwenge bwo kuroga, akaroga. Aba bana b'imyaka 25 ugasanga umusore arimo arazengererwa, arimo ameze nk'umusazi mu mujyi, akora ibintu bitabaho. Bamwe babamanura iriya za gereza babafunga kubera ikibazo cy'ubusambo. Abafite undi muntu yagiye ahemukira, bagenda bakahemukira abantu bakuru, babiba ibiti, insina zabo, ibitoki barabitema bakabitwara. Inka zose ziribwa, abajura bakazijyana. Imyenda yo wanise imyenda ugasanga igitenge cya mukecuru bacyanuye bagitwaye. Nibyo byuzuye hano Nyarufunzo za Mageragere. Ubusambo buri mu birabura. Ibihugu byose bya Afrika, ntabwo ari ahangaha mu Rwanda gusa. I Bugande yo noneho byararenze mu kwiba. Bariba ibintu, amahene, inka. Ni na Tanzania, ni muri Kenya, ni Burundi. Iyo bireze ahangaha mu birabura. Abasambo bariba, abajura ni benshi cyane. Ibyo nibyo byatumye abantu bakuru kumenya kuroga, gutangira gukoresha bini bintu, kubera abantu bakuru barabahemukira cyane. Abantu babajura, bana basore, bantu batoya bagenda kwiba ibintu byabo, bakangiriza ibintu baba bafite kandi bashaje, bahitamo gushakisha. Ngewe byenza gute, hari akabazo kakunda no kubaho, ugasanga umuntu akavuga ati akaba afite ikiraro cy'ihene ze ho zirara, ariko iyo bigeze nijoro ihene arazifata akazingiza mu nzu. Ukajya gusanga umuntu ihene arimo arayirarana mu nzu ye mu cyumba. Hari umukecuru umwe nahuye nawe ndamubaza kubera iki ihene uzikura hariyo ukazizana ati hano huzuye abajura baza nijoro bakavana ihene zacyo mu biraro, mu gitondo usanga bayitwaye. Ibyo bireza Afrika yose harimo abajura. Polisi ntabwo ishobora kuyibwira ngo wenda umuyobozi ngo azajye agenda buri muturage agenda ararana acunga ihene, ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo bo bahisemo aba basaza n'abakecuru kurogesha iyi system. Ibi barabikoresha cyane. Ujya kubona umuhungu arimo guhurana n'ibibazo, kumbe ibibazo biva hano mu burozi.
aka kantu mugasobanura umukobwa yatubazaga ngo kuhuhira mu kirere umuntu akamuroga. Yego ku muntu mukuru birashoboka, muzajye mwitondera umuntu akuze arengeje imyaka 65 kuzamuka, we aba afite secrets nyinshi cyane azi mu ibi bintu by'ibyasi n'izi mbaraga bazizi, wewe ukajyayo ukamukinisha. Wenda agenda wibe, niba uri umujura agenda wibe abantu bagenzi bawe b'imyaka 25 cyangwa 10 cyangwa 15, aho mugende mwibana. Ariko kwiba umuntu mukuru we nta yindi nzira yakora, ni inzira yo kukuroga, ugatangira kuburana n'ibibazo byinshi cyane. Ukuze numenye ibibazo ho biva. N'abakobwa nabo hari igihe bagenda bahemukira abantu bakuru, ugasanga umukobwa ahuranye n'ibibazo byinshi, bamwe atabyara n'ikikumbe we yagiye afata utwenda agenda muzirika akora uturozi twinshi cyane two turakora kandi turahari. Nimusubiremo kuvuga ngo ntago bibaho, ibintu by'uburozi birahari, ariko bituruka ku muntu kwirwanaho. Nabo baba birwanaho kugira ngo bakore ibi bintu. Ibere ubuzima ni imibereho nkuko nguko bimeze. ubwo se yagiye kuroga umuntu aba yirwanyeho? Ni ukwirwanaho kubera ko we igihe amaze gukura, abaturage bo hari n'igihe atinya kujya kuri polisi. Polisi rega yabonye imbunda arayitinya, agatinya polisi. Muri iki gihe se hari abantu umuntu bagira ugitinya ubwoba. ubuyobozi? Abaturage bo hasi bo bagira ubwoba, abandi bo mu mujyi nibo badafite ubwoba. Ariko umuturage umubwiye ngo mu bihugu byose by'abirabura, umva sibe ni Bugande na Kenya na Tanzania, umuturage umubwiye ati polisi iriya yaje, we ahita amenya ko bashaka kumufunga cyangwa kumukorera nabi. Kandi rero bakorewe icyaha. Nta kindi atekereza. Ntabwo umuturage ntabwo ashobora kugenda kuri polisi ngo agiye kuvuga ngo ihene ye bayibye. Reka agira ubwoba akavuga ati nje gukora icyari. Bayitwaye nyine bayitwaye, we agenda muri ibi. Ubwo se inyungu akuramo ni iyi? Science agakuruga. Ibi ni ibintu birafata cyane. Aba basore barazengera, basubabona hano mu mujyi. None iyo umuntu azengereye se inyungu abakuyemo ni iyi? Umva kuramo n'urufu harafa. None se niba umuntu akukubise umukasiro ukava ahangaha ukabugiye mu mujyi ugakora ikosa, umukasiro uturuse ku wa mukecuru bagagufata bahita bagukatira mu rukiko imyaka 25. Ubu buzima subugiye se? Ubuzima bwawe buba bugiye nyine. Imikasiro ntabwo iva ku ibyo ngibyo gusa by'impanuka n'ibiki byose. Umuntu ashobora kukukubita umukasiro wukukuroga akavuga ati uyu muntu ndashaka ahagwe kubibazo. Ujya kubona umusore afasha akana k'imyaka 10, imyaka 10 bamujyanye hariya bahita bamumanura, bashobora no kumukatira burundu. Ashobora gufata icyuma agikinisha, kumbe cya kintu cya kindi cy'ikirozi nicyo kiri kiza kikamukoresha. Agafata icyuma kinakina akabakikubise mugenzi we akabarapfuye. Iyo umaze kwica umuntu barakubabarira se? Nawe bahita bagukatira burundu magerage. Ntawe ubugiye nyine wisha umuntu. Muri make inyungu akuramo nk'umurozi nuko umuntu yangara. Urangara, ni ukuvuga ngo nta mibereho myiza usubiramo kubona iyo utangiye guhemukira abantu. Turashoje. Abahungu n'abakobwa murekeraho kugenda muhemukira abantu bakuru. Ibyo bintu barabizi, nta mahoro muzagira. Iyo bizakomeza ibihugu byacu by'abirabura byose ibyo bintu birimo, ugiye na Senegal na hehe hose biruzuye nuko bakora. Abantu bakuze ibi bintu barabikora bitewe n'ihohoterwa ribageraho. Urumva aho ngaho turashoje, ariko umuti utuma ibyo bibazo nuhurane nabyo urahari. Ariko ugomba kuba ufite imbere kitarazi. Igihe utaba ufite cya kintu iyo kije kirakukubita nyine ukaburagiye. Ariko iyo ufite ukaba warabunyweye cyangwa se ukabura ufite ku ruhande aho ngaho wewe mu ishati yawe cyangwa ahantu hose, nta kibazo. Iyo kije cya kindi akomeza asukuma ibirozi mu kirere iranga, ntago bijya bigufata. Uwo muti witwa muzayo, umuti usubizayo. Muzayo mu Kigande ni ugusubizayo ikintu cyose kiza kukwataka. Murakoze.